yamubonera hese wese we yavuga ijambo yavuze ngo twebwe abakobwa beza kuki abagabo badutinya beza yarisobanukiwe akwemereye wamutereta we nuko atanyemera ariko ni vuba wa murumuna we uzi ubwenge wa mundi wamutereta ukamwitaho ukamumenya ko ari umukunzi wawe nabimenya ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo urabona ko yisobanukiwe yajya atahirya yashakiye wamaze ngo wari uri he ngo narindi kwa Irene Rurese we wabyanga kandi aba yagiye mu kazi Irene yamubwiye ati asante sana cyane reka tubasuhuze tubifurize kumererwa neza aho muherereye hariho hose abari mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko mwamaze kuba abanyamuryango ba Wisdom TV Rwanda turabasuje cyane tubabwire ngo mukomeze kumererwa neza mu mirimo murimo itandukanye nutameze neza tumwifurize kumera neza iyi si uyu munsi bigenda neza ejo bikagenda nabi ariko icyizere cy'ubuzima kirakomeza uyu munsi rero duherereye kuri Great Apartment i Remera tubibutse yuko Fred Images badufatira amafoto meza amafoto y'uruhehemure utasanga ahandi Frega TV show na abafatanyabikorwa tubana umunsi ku munsi munyarukire mwabana mwe mubahereze ka like share and comment mubakore subscribe abantu banyuzaho natwe n'ubundi nk'ibiganiro nk'ibyacu twe nta mutima mubi tugomba no kubamamariza nabo ibintu bikagenda neza mwarakoze cyane kudushyigikira subscribers zirimo ziriyongera umunsi ku wundi ariko ewana izo comment zibe nyinshi mu liking ibiganiro byacu kugira ngo komeze kudutera imbaraga turi kumwe n'umukameraman wakamejeje Dash uyu munsi ndashaka kumusabira akazi bamuhereza akazi ko kujya bafatira filime nyamo Karame yegereza iyo mikrofone yawe kabisa yifate neza gutya nkuko ngiye yanjye nyifashe na gutya gamuke nk'umuyobozi shandishimye mutima no mu mutwe iyo sound urayumva sound ye urayumva kabisa wishimye mu mutwe no mu bihaha no mu bwonko nahe hose kabisa rwose ndumva umuntu uri supure ndumva umuntu kuvuga ngo icyumweru cyagenze neza noneho bigenda neza 100% Arsenal yarayikoze amateka nubwo numvisha ari abafana ba Man batabyumva Arsenal hagirwanira iki irwanira iki none se ngiye nibyo rero binyobere myumvire abafana ba Man n'abandi bamwe na bamwe kuba yatsinze 5 ni ishyari mwebwe no ngo Man nako nawe uri mufana Man jewe urabizi neza ntago byabura nubwo mwambere Real Madrid bari ukurenzaho kumva ngo murenzaho wera ibijumba Man baraye bayikubise 2 ku busa akora ikipe yanyuma bitangwa niba ari Crystal Palace ese kiganiro rete tukakireka oya nibe nshaka kubabwira nge ne mpamvu nishimye nari mu ruvuga rw'imikino mba numva ibintu abafana ba Man barimo bahamagara bavuga ngo Arsenal ngo nubundi ngo niki no kuvuga ngo idatsinda uramukino byose twari kuba tubivuye Arsenal ni nduhira abandi oya ntacyo baravuga ngo n'ibyaye ikibazo irakirigata ubwo mwarakirigase nuvuga ngo tugiye kujya tubatimbura none kujya ngo abandese Yego nako tukibabara uzahana Man iri ahubwo Man yuze ko birebye nabi yamanuka imanuka ijyahe ni ya 13 ni wowe uzayimanura none kipe zindi byari bihanganye yatsinze zose zatsinze zirimo kuyirusha rimwe ejo nizongera zigatsinda kuze kubura n'umva ngo biragora Arsenal mwaradutsinze ejo bundi we ntikira n'igikombe cy'amazi nako tubikeneye FA Cup FA Cup ni igikombe cy'amazi ibikombe byinshi biriye FA Cup zikari cyo gikombe gikuru kiruta na Premier none ko dufite byinshi bakaba batavuga ko batatubara none ko mwavuyemo none niyo mpamvu abonye twashyizemo ikipe yo mu cyiciro cya 5 hari umukinnyi se wanyu n'umwe aho gutara uri musibye Saka wari uri mu mvune oya bose nta n'umwe wari urimo bose se utara urimo ni ahubwo iyo match ntiwayibona narayirebye si kuri penalty penalty hagiye mwarayitsinze penalty none kugira ngo wemere kiriya match nta kivuze ntidufitanye muri championnat Odegaard aguhusha penalty ari umukinnyi kapiteni mugenderaho ntitubafite muri championnat akasha kugira ngo muri championnat ni 3 mwafatiranye Man City kuko iri mu bibazo ntacyo ntimwahuye se ariko nawe mwarayitsinze da neke kuvuga gutsinda Kabira we yajye uvuganya amabondo cyangwa unyite Foribondo TV Foribondo TV yes urumva ndafite restaurant ka Foribondo tubwire n'abantu kabisa bagende bakore subscribe oya ni kuvuga ngo zira sub zingaye 370 ubu nagize 400 kandi turashaka nibura mu cyumweru twe twuje nk'ibihumbi 2 nibura
oya niba bashaka bagende gake nta kibazo, ntago ndi kuri pressure. nawe urigeze kiza buri bashaka bakore subscribe byabaye reka bagende ntago ndi kuri pressure. No kuvuga ngo hari ibyo ndimo kuvuga ngo ibintu bimajije kugaragara nibwo abantu babireba, ikintu kitaragaragara rero kiba kigize. Uno kuba ko Foribondo itaragaragara. Nari mfite restaurant bitaga Foribondo, nacuzaga ibinono. No kuvuga ngo warazaga. Wazava ngo ni bikeya. Nkahita mbyirira. Naravuga ngo zana ndebe. Wowe no wabigaye. Ahita ati mpagurukira muri restaurant. Kubera ikizi? Makaguruka. Nese ubwira naba bakiri. Iyi nkahita mbirije. Wewe no uvuga ngo urasetse umuntu utaza agaciro kw'ibiryo. Bura federale ibintu mujya mukina. Iyo mikoro ari kuyiyegereza kugira ngo tugire sound nziza kabisa. Yes gutya. No kuvanga ari igihe irindazi. Irindazi urabona irindazi. Reba kabisa. Hari igihe biba kuri irindazi muri 5,000. Kare. N'imbere y'Imana kandi atari mu ntambara nta kibazo kirimo urikeneye. Nuvuga ngo urangiye agaciro k'ibiryo ndakaza. Hari ikiganiro nakoranye n'ubundi na Nyarudindira ahangaha. Hari ikiganiro nakoranye na Nyarudindira ahangaha no kuvuga ngo iyo channel ko no kuvuga ngo yari yakoze commande ya nyingiye nyine. Urabona kano gatsima karo ni samake. Abari rito kabisa. Abantu bakira muri commentaire ngo Nyarudindira ndamwanga ngo mba namuhaye. Je mba nagerageje kwivugira. Wisabi. Mba nisabiye. Uri kiri yahire. None rimwe na rimwe abafana bo bumva yuko bino bintu. Ngabo ari kwanga umuntu cyangwa ngo abari ishyari cyangwa ari ikintu runaka. No kuvuga ngo kuno bino bintu bikoze. Nose ubwo businko bwiye ngo nkeneye ibi. Yego. Nose ndatabikubwiye wabikora. Kare. Dakare. Karuva ngo ngiye kotete yaje bazi kari ukora iki. Ndavuga ngo niyo umuntu ambonye byibura niyo yambonana iki sine yabona rusenene. Akireba ahita avuga ati ni nyamabondo reka ndebe uko nirebera. Ariko ndavuga ngo none bari abantu bari hanze baba diaspora. Abafatanya bikorwa bacu aribo mfite umuntu nshimira cyane yitwa Isaac kuba muri Amerika aba California. Akajya gukaraga gafaranga. No kuvanga rankaraga ariko nimugoroba yaraye ankize ku kaziriko nawe. Yes amaze menshi akira ku kaziriko ariko kuvanga nawe biba byanze. Yagura ikibazo nuko nyina ataguba ati birananze atigira. Kuvanga ikintu mukundira nk'yo nakoze ikiganiro nkakimusharinga nkakimwohereza akikubita muri groupe abanyamerika bose bahita bakireba. Yego. Yari ikintu cya mbere nshaka kumushimira. Yes no kuvuga ngo n'ikindi no kuvuga ngo bana buri abantu bari hanze za Katari za hehe mu Burayi no muri Amerika bura ntago baba bajya bateka bura ngo bakora ikiganiro iyo nakoze ikiganiro ntetse none bakabona ndimo ndabye biri mu bantu bibanezeza bura bazungu ntago bajya bateka buri umuntu arakureba ari wagahaga none ari no kushya muri comment akahita avuga ngo bana ngo narimaje kurya ariko ndakwahita none ngira ngo uvuge ngo ayiwe wapfuye yariyoza atakubonye none bino biganiro dukora bica kuri televiziyo ku cyumweru cyangwa mu yindi minsi ari nk'ibiganiro rero njya nkorera niho nkabona nimugoroba babihuje babishyizeho kuri televiziyo zibicisho za TVTN turimo turirira turimo tugira dute urimo tubaza ngo buriya nimugoroba wamamagaye ndimo ndabireba ndyamara uko birangiye ariko nuvuga ngo mwe mudushyiraho ibiganiro mwawe mujye mutwishyura Fred aba yagize yishyuye yagize ate nawe mukabucishirizaho ubuntu urumva simwe mwunguka babicishaho imbere y'Imana banyishyure bajye bakuremera bajye bandemera babicisha kandi bino bintu biba byatuvunye ntago bazi ko bivuna ari ndicana ngo niba yitwa ngo niba ari Imihanda TV nayigera icishamo ibyo twakoze akaba ari byishyiraho kandi abonye binarebwa kuko abasabu barazamuka cyane byo ntago no kuvuga ngo ntago igihiga ibyayo ntago adutumirayo ibyo twakoze ku yandi macano akaba ari byiza gushyiraho akaba ari byigira gute ari byo abantu bareba urumva rero n'umwana ngo bazwinjire mu kazi namwe mujye muturemera niba mwagize none se nyababo Karame usibye kwirira ni yihe no kuba uzi ibintu bigendanye n'umupira ni ikihe kindi kintu ukurikira kabisa ukavuga uti ngewe eza muri politike mu myidagaduro nyine ahantu wisanga cyane buriya nkunda kumva numva amakuru buriya TV bari kuvuga amakuru yo mu Rwanda no mu karere nkumva na flash urayakurikirana cyane nkunda kubikurikirana wakurikiranye ifatwa rya Goma urumva ngo wakurikiyeho Bukavu akana jago zagutwara Goma
uzajya wese nzajya ngende ubwo mfite ibitamburisho kandi ariko mfite n'abafana baravuga ngo nabari abasirikare ba M23 nabo baratureba kuko n'uvuga ngo ubu ngubu bameze nk'abantu bari mu mahoro baba barimo kureba batirika natwe tube twishima tube twirebera bene wacu n'uvuga ngo rega bara n'abavandimwe tsetse biri bintu hari buri bundi president yavuze n'uvuga ngo biriya byose kubaho ni ingaruka zaba ngo baje gukata imipaka bagafata bene wacu bamwe muri twe bakabajyana hakurya abandi bakabagumisha inaha ariko dufitanye isano bakuvuga ko dufitemo uruhare ari n'uvuga ngo n'abantu barimo kurwanira uburenganzira bwabo kandi umuntu arwanira icyo ashaka akigeraho akuzi ko nzakujyana mu Bugande tugakorera ikiganiro turi mu Bugande mu Bugande hongeraho bene wacu reka iwacu ni hariya ku mupaka hariya za Gisoro barabafumbira ni bene wacu tubasuhuze cyane yes kasuhuza abafumbira nsuhuza na papa wanjye arankurikirana yabyutse ambwira ati ndava ngureba mwana wanjye none yamwe ngumeze nka sogokuru wawe sogokuru wanjye nabaze kubera iki ubwo sogokuru byara papa wawe we bana ngo nayo yakundaga ibintu by'imyidagaduro ibintu nk'ibyo ariko ati niwe kabisa wabije none wateye ikirenge muke nuko mbijemo nshaje aso urashaje imyaka ingahe ngiye kugira 40 ufite imyaka 39 navutse ngana na Gasore Pacifique oya Gasore Pacifique nakazi yavukiye oya yakamwana afite imyaka 39 none se umuntu avutse na karindwi afite imyaka 39 uraze ngo bango yakamwana no pretending aragabaze igihe yavukiye none sugira anniversaire ryari nyamaho waje ntago nyamyi burari ibintu najya nkunda kwizihiza ibyo anniversaire ni nkurukiza nyine bimwe igihugu cyashyizeho tariki ya 1 z'ukwa mbere buri munyarwanda wese arayigira anniversaire mbabarira uzanyute bino bintu uzagukorera anniversaire wari wakorerwa anniversaire oya ntago ndayikorerwaho ariko burana njyewe ukuntu imyemerere yanjye nemera yuko igihe cyose umuntu abonye ubushobozi akaba yiguriye akantu nta muntu yagakuyeho burya biba anniversaire ku munsi mukuru w'umuntu kuba wicaye ahantu byibura ukavuga ati mucoma cyangwa serivete nashaka burushete byo n'agafirete burya ni bari anniversaire yawe Kanyombya we yaravuze ngo ngikorwa n'abahazi bino baba n'ubone namba mbona ari umurengo anniversaire namba mbona ari umurengo ureze kwishimira yuko ugeze mu wundi mwaka uri amahoro kwishima ko ushaje ariko umuntu abashaje abasaza uko ugenda ujya hejuru niko amahirwe y'ibyinshi ubugeraho niko burya umuntu abajya mu bibi ubumenyi bwinshi uko ugenda ukura niko ubugenda usatira kwinyarira none zo ubugira ngo ugume hamwe nk'umusozi mba twakwisubira bwana ubu uzagume gutyo niyo nda hari igihe uzagera iyo ndi hoke ishire igira iti mere gasimoro sayizi uhese umugongo izabukuru nuvuga nyine niyo mpamvu kuvuga ngo umuntu asubiye aho yaturutse kuko uvuka uri umwana ukazajya ugasubira bwana ukongera ukunama ugafata inkoni ndumva nkumbuye kuzareba iyo foto yawe ufashe inkoni oya ntabwo umuntu yamenya kuko urabona hari iterambere ryinshi banangonga kubera ikizi iterambere kuvuga ngo buri iterambere garazana ibintu byinshi byiza oya nagerega umuntu yiyaturaho ibibi yiyaturaho ibyiza oya nta muntu wiyaturaho ibintu bibi ntawe ubiteganya birizana ariko gihe nemera ko mu gice kingiza harimo no gupfa mu bice bingize buriya no gupfa ko umuntu ntago giye bijya bintungura uko biri mu bintu umuntu agendana ariko uyu munsi wa none uri mu ruganda rwa social media kandi ntago ari we wenyine ufite abandi benshi mu ruhuriyemo ni iki kintu kijya ugerageza gukora kugira ngo ukipinge ya momentum cyangwa se ya level best uriho kugira ngo n'ubundi abantu bagomeze bataguhaga kureba ko yano kuvuga ngo hit irashira rimwe ibintu twibwira hit irashira n'ibintu bigashira n'abantu bifuza no kukubona ariko rimwe na rimwe urabona abantu ntago ari namunoza wabyumvisha nuvuga ngo twebwe tugerageza gukora bino bintu kuko abo turuhura mu mutwe nabo dufasha n'ibyo tuvuga abantu batari bazi bakanabimenya cyane sibyo yego rimwe na rimwe n'igihe abantu batubona bakagira ngo turinjije cyangwa bavuga ati bari abantu n'ibigori cyangwa bakubwira ko dukora ubusa cyakumva ko nta biganiro bizima biba muri wowe biba muri wowe ni ukuvuga ngo bino bintu ntabwo babikora uri umuswa ariko uzi gukora ikintu utatandukira utatandukira no kuvuga ngo wowe bariya gihe babona umuntu apfa kuvuga ibije ariko bino bintu ntabwo uhuguruka nkubwire buriya twebwe tugira na siziye musanse yihose kurusha n'abandi bantu bose kuvuga ngo uvuga ikintu utekereje ko ari kitamaze kugiraho ingaruka wabyumvishe ukajya kubona nk'umuntu muri commentaire aranditse ngo wenda ngo nk'urwo runtu ngo ibintu baruvuga ngo ni ibiki sibyo
kubera ko utavuze utarashe kucyo ashakaho ntago umuntu yavuga kuri buri muntu wese ashakaho nitabe ntari nitabe numva uwo ari we. Allo yego gahamagaye papa Kibwa oya no bimeze bitese ubwo turavugana mu byo ndimo nibirangira si bujeri se sawa ngo ragiye guhamagara ngo mama Kibwa ngo ashidukare gihamagaye papa Kibwa none hamagaye papa Kibwa. Okay, none se Nyamabo karame ubasha gute gukontorora cyangwa kwihanganira comment cyangwa si ibyo bitekerezo oya ngero bango buriya ikintu cyambere nsoma ni comment ndi no mu bantu banashima abantu kuvanga abantu bose nago bakandika ibintu bibi cyangwa bigize ariko no kuvanga wowe niba utagira hano ngo ibintu ushobore kuba wabisobanura cyangwa utagirirwa amahirwe ngo bagutunge kamera ntukumve ko bino bintu byoroshye cyangwa umve ko wadufata uko ushatse yego oya wowe ujye umva ko natwe tuba turimo ari akazi kandi kaduhemba kandi kanadufasha ubuse hari umuntu ukinsuzugura 10,000 cyangwa 20,000 reka wapi kandi wayakoreye kana yakoreye narenza aho yes mwumve yuko ro bino bintu tuba turimo. Ikindi cya kabiri iyi ni imyidagaduro niho kuruhura abantu mu mutwe yes ni wumva navuze kuri yaka wowe wumva mukunda nta rugamba turimo we yari yewe navuga nko kuri yaka nk'umuntu amukunda katavate raro noti ruje mu biro bintu vuba ati none rurimo ruriyemera rurimo ruragira gute ngiye nima mivuzeho biriya bintu muvuzo cyangwa avuga kuri nzovu tuba tuziranye bihagije twebwe nta kibazo tugirana niyo namuvuga ko kanshoro igihombo ni nkuko nanjye yajyana akavuga ngo ndi ikibido cyangwa ndi iki ntacyo biba bimbwiye kuko mbanze kari mu kazi wabyumvishe wowe niba ukunda umuntu wikuvuga ko kubera ko muvuze ngo uhita uncira urubanza wincira urubanza kuko tuba turi mu kazi wanjye ariko noneho yabuze sinzi noneho tuzamukora kuva cyagize kuva tuheruka hano suze ko tugize imodoka dupakira kutugeza hariya ntago ndongera kubona ariko afite amafaranga muri iyi minsi ya kamwana hoya ikiza nashira ntuzamenya hana turutse ubu nta telefone afite ejo naramuhamagaye yitabwa na petit frere arambwira ngo telefone aba yayitaye ngo mvuye gukoresha swap gukoresha swap aha simbizi no mango ibya baraba ntago apfa kubimenya kuvuga ngo urabona bameze nk'abantu bageze aho bajye kandi ndumva batarahagera kubundi bunde ku isi yose ikintu cya mbere kibaho ku isi kikurusha ibindi ni communication buragiye kujya ngo mbure telefone sha nabura ibindi muri ngi ariko ubundi ikintu cya mbere mu buzima communication yabuze n'ibindi byose biba byapfuye kabisa nose nk'ubu tubarenga ya kamwana hari umuntu aguhamagaye amukubaza amufitiye ubutumwa yego hari n'undi muntu nanjye wamamagaye ambwira ngo amufitiye 40 ngo ni muhamagara azabimushye ndamushaka ndamubura yakanaramubuze nge nararekeye kandi ukuvuga ngo rimwe na rimwe rero abarya abaturage babona batababona ku macano bakibwira yuko ari ukuzima cyangwa ari iki we ntago ari ukuzima cyangwa kugira gute kandi uvuga ngo ntabwo amacano yose yaguhamagara sibyo yego ni ukuvuga ngo ngiye niba nkoreye hano hari utahamagaye yego kandi uvuga ngo nawe ntabwo uzajya guhamagara umuntu ubona ari bukugore cyangwa biri bugire na bino bintu nabonye bizamo n'ibintu byo kwiyumvanamo kuba nyine ubona umuntu hari icyo yakugezaho cyangwa nawe icyo wamugezaho kandi uvuga ngo bino bintu n'umuntu abijemo neza reka nabonye harimo bamwe muri mwe bagira n'urukundo banafashanya reka gufashanya ni igikorwa cyiza wari mu mibereho yawe ya buri munsi hari umuntu wari watekereza ukavuga uti uyu muntu ngiye kujya kumufasha ukamuha ubufasha bijya bibaho nko mu minsi yashize sirakubwiye ko ari umuntu wampamagaye akambwira ati ko umwana ndembanye ati wampaye 10,000 nako ngo wangurije 10,000 nangize ukuntu namushubije yego naramushubije ati ntago mbikugurije ndabiguhaye gutyo namubwiye yego avuga ati ntago mbikugurije ndabiguhaye genda uvuze umwana umuco wo gufasha uri mu biranga abanyarwanda wowe kuri wowe ni icyo usobanuye kuri wowe nkawe umuntu atari ukuvuga ngo nuko ari umuco ugeze twebwe nk'abanyarwanda twese hamwe uzi icyiza cyo gufasha se buriya urabona kuvuga ngo iyo ufashije umuntu ubaye nyamutegera akazaza ejo wabyumvishe ni ukuvuga ngo buriya imbere yawe n'ahantu utareba zamuraho iyo mikoro gatoya imbere yawe n'ahantu utareba
kuko n'ubanga urimo kureba kano kanya imbere ariko ntago ejo hazaza uhaza n'ubanga rero ukuntu isi iteye ufasha umuntu none nawe ifashije umuntu mu gihe runaka hari igihe wa muntu agufasha cyangwa agafashwa n'undi biturutse kuri wa wundi hari igihe rimwe na rimwe rero twibwira ko twebwe ibyo dusaba Imana ari ibiduha umva imiterere y'Imana ukuntu Imana ibona uko Imana ikoramo kandi buriya niyo mpamvu Imana ibaho mu buryo bwayo niyo mpamvu bavuga ngo ivubira ababi n'abeza wabyumvishe ni ukuvuga ngo Imana niba njyewe wowe wasabye Imana ukavuga ati Imana uzamfashe ukirirwa mu nzu cyangwa ukirirwa muri bya bintu by'ubuyobe icyo gihe nta kintu Imana igufashamo ariko bya bintu iyo ubisabye Imana ukabishyiramo ingufu ikoresha wowe cyangwa igakoresha undi runaka wa muntu akaguha bya bintu urabyumva ruvuga ngo nubwo buryo Imana ikoramo ariyo mpamvu n'ubanga Imana ikoresha bamwe muri twe bakatuzamura cyangwa bakanatumanura ariyo mpamvu banga Imana ireba izaguruka ikabica amababa Imana urayemera se njye ntabwo ko nyemera mu buryo bwanjye kuko ntabwo tuyemera kimwe kuko ari n'uwumvisha avuga gutya akavuga ngo ndi umuhakanyi ngo Imana niyo ibitanga kandi nta muntu Imana irahereza sibyo se cyane ni ukuvuga ngo iyo nza gufata umwanzuro wo kwirirwa mu rugo nkafata umwanzuro wo gusubira mu bintu bibi ubu tubare mba narasubiyeyo cyangwa mfite ahandi hantu undi ariko impamvu nayobotse iyi nzira nayo ikabimfashamo kumfashamo ni gute ni ukuvuga ngo ni uko ibyo mvuga ikama n'ubushake wampaye fanta ya coca-cola ikonje ntoya ariko wabyumvisha ikabimfashamo noneho bikagenda gutya nta kintu cyo kunywa ushaka se kwe nuvuga kandi ngiye gukoresha ka cyayi kandi nuvuga ngo yicanira gabura gabura niyo bita wisdom tiffin kuvuga ngo niyo samaki no kuvuga ngo turya muri hoteli iyo ca nuvuga ngo bazana isamake bakazana n'iki tukarara muri hoteli yes ariko nuvuga ngo uyu munsi nahinduye sidere ngibirabira naje bya bintu by'umwimerere sibiriya buriya ni biriya rwose wamubonye niba nko mfite inda nziza reba hano inyoboye indanye n'inyoboye hariya inda yawe niko uyoboye hariya Nyamabo turi mu kwezi kwa kabiri uku kwezi kwa kabiri wari ubizi neza ko tambuka naribi co naribi ntukatinge naribi niko Nyamabo ukwezi kwa kabiri ahanini kwahariwe abantu bakundanye kwa kabiri ni umunsi umwe wa Saint Valentin ariko nyine nicyo gikorwa kiri mu kwezi kwa kabiri nyuma y'umunsi w'intwari z'igihugu cyacu twizihiza ese umuntu ejo ahubwo uyu munsi ni konje ariko kuwa gatandatu yari itariki ya mbere ugize ugeze kwizihiza ibyabereye mu midugudu ubwo ntabwo usa nabura gute kandi urabaye umufashamyumvire umufashamyumvire ni ukora iki ni ukuvuga ngo umufashamyumvire ni umuntu uba kuvuga ngo yafasha ubuyobozi bwe bw'akagari cyangwa umudugudu kuba ni ukuvuga ngo bagiye gufasha abakene bagiye kubakira umuntu ugize nanjye ntabwo nabura umufuka wa sima ujya witabira ibyo bintu Nyamabo ni ukuvuga ngo ngewe nakubwiye ngo buriya utitabira naho nta kintu ubona witabira umuganda witabira ibikorwa byose by'abayobozi kuvuga ngo igikorwa cyose kireba umuntu cyafasha no kuvuga ngo buriya leta ibiriho kubera twe yego natwe tuza kuvuga ngo turi abagenerwabikorwa ba leta urabyumva yego ni ukuvuga ngo rero niba bavuze ngo hari icyo tugomba kwikora cyangwa mu kwitanga twese bitureba kandi n'uvuga ngo nyine avuye mu cyiciro ajya mu kindi kuvuga ngo umuntu avuye mu cyiciro akava mu kindi byibura burya utabura ibihumbi 10 hari uwo waravuye nawe warageze none se Nyamabo ubu ngubu tuvuge ugiye mu gikorwa cy'umuganda rusange w'igihugu cyacu sibyo nibura nyuma y'umuganda kwa kundi mu bikorwa by'urukundo byo gufasha abantu hari abatishoboye hari abatubakiwe hari abatagize gute wari wafata umwanya ukavuga uti ngewe ntagendeye ku bikorwa bya leta wenda dushobora guhuriza hamwe nk'abantu ngo dufashe uyu muntu ukavuga uti uyu muntu ngewe ngiye kwisheta mugurira umufuka wa sima ngiye kwisheta mugurira intebe zo mu nzu ngiye kwisheta mwubakira igikoni hari igikorwa na kimwe wari wakora hoya no kuvuga ngo ibyo ngibyo byo ntabwo wajya kubakira umuntu izo nawe utayigira sibyo buriya no kuvuga ngo wenda tubare umuntu ujya kuvuga ngo agiye kugurirwa sima no kuvuga ngo hari ukuntu baba babishishikarije abantu yego uwo muntu agomba gufashwa
sibyo Yego. ibyo nibyo ibintu umuntu yakora ariko ntabwo nakwifata ngo uri umuntu ngiye kumugurira intebe ajya ntazigira ibyo byaba ari ukwirarira kandi igihe sinjya nirarira kandi abafana banyikira bankunda kumvugisha ukuri. ni ikihe kintu wabwira noneho wa muntu ufite ya myumvire yumva yuko ku munsi w'umuganda agomba kwiryamira ku gikorwa cyo gufasha wa muntu udafite ubwo bushobozi yumva yuko we kitamureba? ko no banga umuganda iyo ibyo biri mu bintu biranga umuntu ukunda igihugu. uze bava umuganda iyo bavuze ngo umuganda n'umuganda rusange niyo mpamvu ubona kuva kuri head uduhedeze twese kugera kuvuga ku muyobozi w'isibo bose bawugiyemo wowe ugasigara uryamye yaba ari imyumvire ya kera sibyo ni ukuvuga ngo buri muntu abyira ikintu gikorwa twese tuba tugomba kucyitabira. Nanone hari igihe hari igihe nanone umuntu ariko hari igihe nanone hari ikintu badushishikariza mbere yo kujya gukora umuganda wawe banza gukora iwawe mbere yuko ukora ahandi banza ukora iwawe kuko nanone ntabwo baza kukureba iwawe bagiye mu muganda ngo basange ufite ibihuru ufite ibintu biretsemo amazi kandi uvuga ngo bagiye kuvuga ngo iyo tugiye mu muganda buriya tuba tugiye gukura kugira ngo duteme ibihuru hahana amazi yiretse kugira ngo imibi idatereramo babyumvishe tuba tugiye kugira ngo ahantu hagaragare neza niyo mpamvu dushishikariza banza ukora iwawe wowe ujya mu muganda turabanza kujya gukora iwawe kuri iwawe isaha imwe ukore n'indi saha ujye muri sosiyete rero n'uvuga ngo buriya iyo tugiyemo hariya iyo turi mu muganda nk'abantu tuba tumeze nk'abantu muri koperative n'uvuga ngo niyo upfushije niyo upfuye n'ugize ibyago iyo ubivugiye mu muganda ukavuga ati ngiye mfite ikibazo n'iki ngiki ariko nta bushobozi mfite byibura mu bantu 50 uburamo abantu 30 bitanga ukakura 1,100 ukaba wakora cya gikorwa cyawe kandi kikagenda neza ariko utahagaragara se bagufasha reka da niba bavuga ngo mbwira abo mugendana ngo mbwira uwo uriwe yes twari dukomeje ku kwezi kwa kabiri by'umwihariko hariya uriya munsi wa Severance wa kutariki zingahe 14 ujye witegura se nabonye Judy ari we bishyushyemo ngo nta muntu afite bazasohokana nta muntu afite wamujyanye n'umvire Imana bagenda kubyivugira urebe ikiganiro yakoranye na Irene arimo kuvuga ngo yisiga vaseline nta kibonye yaravuze ngo afite umuntu akonda yitaho uwuhese umukobwa sumeze kuri yabura umusheri yamubonera hese we yavuga ijambo yavuze ngo twebwe abakobwa beza kuki abagabo badutinya beza yarisobanukiwe buriya akwemereye wamutereta we nuko atanyemera ariko ni vuba wa murumuna we uzi ubwenge wa mundi wamutereta ukamwitaho ukamumenya ko ari umukunzi wawe nabimenya ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo urabona ko yisobanukiwe yajya atahira igihe ashakiye wamaze ngo wari uri hengu narindi kwa Irene Nurese we wabyanga kandi aba yagiye mu kazi Irene yamubwiye ati kuki utajya ugura rabero ukisiga vaseline ku munwa nasetse none se ubu iri tariki ya 14 urayizihiza gute biriya se akona nabyizihiza da simfite Ange wanjye se Ange umugore wawe se oya ntago ari umugore wanjye mfite umukobwa witwa Ange neza uriya ni umunsi w'abakundanye ariko n'abakobwa ku bahungu n'abakobwa ku bahungu nimageragere wabagayo reka mwarawizihiza Severance tukirira umuziki kuri mageragere mwizihizaga isinoza Severance cyane wayizihizanyaga nande se oya abagore baruguru abagore nabo baje kugororwa n'abagabo baje kugororwa barahura ariko nyine bumuravira muri metero 100 ku buryo ko nyine kumwe bavuga ngo amazi araryindika burara none kubera iki mu kiganiro duherutse gukorana wavuze ngo mu bintu wari ukumbuye hanze ni no kubona umugore wari ukumbuye kumubona gutya kandi n'ubundi bari bahari oya ariko zikurone se ko twese tuba dore turi abanyabyaha kumbe kureba umukobwa nk'uriya utiyogoshesheje usutse ureba yambaye umeze neza yambaye iminure hari abo bambaye byarumbiye kigera hazi ku birenge none se iyo mwawizihizaga byagendaga gute mwarasangiraga urumva ngo kuri 14 baba batangiye gutegura barategura bagaprotokora ubuturabo abantu ahubwo abantu mufite abantu mujya gusurayo mubashyira uturabo bihera abagore ba ruguru none wowe urawitegura gute kuri inshuro uyu mwaka oya ahubwo uzamwinze twikore kuri Severance twikorere ngeze nawe turakundana oya
twikorera akazi none se ntabwo umuntu akenera kurya n'umunsi nk'undi bantu none se ku cyo ushobora kuvuga uti nanjye ngiye kuwutegura mbe mfite umuntu ese unyama kuki udashaka niba umugore mwari kumwe mwaratandukanye ku myaka 40 ntago mpamya yuko wageze imyaka 70 utarabona none se hagira umukobwa wiyangaja je ntago nyankunda ibintu by'inkundo ufite gahunda aze tubane waramubuze se naramubuze oya ntago wamubuze imbere y'Imana kandi ubumengo urabona ngiye cyo cyambanze gushima ibintu byose nari nzi ko nzagera mu mezi 3 cyangwa 5 yego nabigeze muri kuno kwezi kurangiye reka n'imbere y'Imana ubu no kuvuga ngo ingamba twatangiranye nje nawe muri uyu mwaka byose nabigeze nibura 30% imaze kuba cover 30% oya ahubwo ni 100%. Ibintu wari gukora mu mwaka wose wabikoze mu kwezi kumwe byo nari nkeneye ayo wagireka kudutuburira abantu nagara kubatubura nuko bivuga bakavuga ngo ndirariye ruvuga ngo niba nari nkeneye agafariso se nkaba narakaguze niba nari nkeneye kabodi kabodi ni iki kabodi akabati kabodi akabati nkaba narakaguze babyumvishe urumva ko katari ibintu byo gushima mana cyane kanaguze ibintu biri ku giciro cyiza bigendanye n'ubushobozi buhari ubushobozi bwa we nabwo naguze nko ku bushobozi bw'ababoss waguze ibintu byiza cyane ibintu biri byiza cyane uzatuma nza kugusura iwawe yes nuko vuga ngo rero ubu nuvuga ngo no kuno kwezi ntangiye imiki kuno kwezi ejo nibwo nzajya gukora ka kantu wambwiriyemo inama ejo kwa kabiri yes ejo nibwo nzajya kugakorera ubwo nimvayo ndaba ngiye mu kindi cyiciro none cyo kujya kugahiga kuba ndahita nihugura iminsi 5 cyangwa 10 kuko ngewe buri kinyabiga nzanzwe nyize sanzwe uzi imodoka yes nibivaho ubwo biriya no mwango none ngiye kwita miga ibisorori ewana none ngewe ndakwifuriza amahirwe masa yes ubu warize kabisa ejo za rumoro cyo zabuzisubiza yes n'ubuvango ndashaka ahubwo n'ubuvango ahubwo nakinashaka kukwisabira ngewe uranize mekanike sinakubwiye yego nta muntu muzanye mekanike w'umuntu wawe ngewe ngo njya kwihugurirayo none sano hose se za mekanike ariko akaba ari abantu bawe iri ni garage aba n'abantu banje n'ubuvango rero tuva hano sunjyanayo ngewe ese ubunyamabo wabasha kuryama munsi y'imodoka ntago byo bikigezweho kandi nyamabo reka nkubwize ukuri ngewe nzagufata dore nkujyane hariya mu garage bampa imodoka yapfuye dukora ikiganiro uyikore turebe ko iyo modoka itsimbuka ikagenda cyane cyangwa uvuga ku magambo oya no kandi nkubwira narabyize uzambwire byangombwa nzana n'ibitabo nuza konsera burwo nzakureka ibitabo nkoreka certificate nkoreka na biroti sasa wabwira iki ku bantu bakundana biteguye kwizihiza uyu munsi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri abantu mukundana yegereza mikoro yes bantu mukundana ariko mukamwarashakanye cyangwa ariko abashakanye burane babireba cyane neza batarashakanye ariko bafite izo projet bo nago je nago nemene inkondo ndende zara nkondo ndende birangira bisenyutse burane ubango impamvu nari ngumwe ngenda shaka umuntu tudakundana wiri bundebe we gusa yumve ko inzara itazamwica niba afite ibyo gukora cyangwa afite ibyo azi gukora yego ikintu cyambere cyanshimisha nuko yaza guza kambwe ati ngewe nzanye umutima mwiza ndaje dukore nta by'inkundo ntaki wabyumvishe ariko aza kakeneye umugabo akaza tukibanira kubera ibintu by'inkundo ndende umuntu ashaka kumenya amateka y'umuntu hahise hahise wawe ntago ari heza hahise umukozi wawe ntago ari heza urumva buri muntu nta muntu ugira hahise heza yego ariko ari pafu mukihurira mukuzuzanya urugo runaramba ariko bira by'inkundo ndende niyo mpamvu ujya kubona ukabona burano uvuga ari n'abagabo batabwiza abagore babo kuri cyangwa inshuti zabo kuri yego niba uri igisambo bwiza umukuzo wo kuri igisambo niba uri umusikama zikamubita ubwire kuri umusikama yikubona ujyana mu modoka nziza ugize gute kandi ucuruza zahabu zitabaho zagakumba mubwiza ukura ababizi kugira ngo nubwo no mu bibazo azamenye ukunda kudefana ajya kuguzura avuga ati yari yarabimbwiye ko ari igisambo umutima no mu mutwe yego nuvuga ngo buriya hari igihe abakunzi banyu babesha ibyo mukora namwe bakobwa mubabesha ibyo mukora hari igihe ababyina mu kabari cyangwa abyina muri hoteli akubeshya agakora muri banki cyangwa n'umukiri n'ahantu ariko ari babakiri n'abazi kwiyitaba mu bwiza abakunzi banyu kuri Saint Valentin ibyo nshaka kubabwira bano mufite abakunzi iyi Saint Valentin numvaga yakagumye kuba abakobwa kari baha abahunga indabo kubera tukahora tubaha uravuze ngo genda balance uravuze ngo uyu mwaka nta muhungu wemerewe gutanga ururabyo nibyo nifuzaga bahungu cyangwa abagabo mu nkurikirana ndabiyamye uyu mwaka namwe abakobwa ku itariki 14 bagira gute bazadutema bazabatema rwose abadafite abakunzi
abadafite abakunzi ubwo nyine bahobere matora. Buriya nabonye impamvu bano batipe b'abasitari badashaka. Burya iyo udashaka uzashaka umugore wirinda kwiyorosa. Burya utiyoroshe ntabwo washaka umugore kuko utiyoroshe ntabwo ushyuha, ariko iyo kubise mu gikuvurori nibwo itajya uvuga ngo bimeze bite ugatangira gutekereza, ariko utiyoroshe imbere gukubita ukahita ubyivana. Hari umuntu babajije ngo Saint Valentin uyifata gute cyangwa se uyizihiza gute, ni ubuhe buryo wakwizihiza Saint Valentin ikakuryohera? Aravuga ngo ngewe byambera byiza turi mu buriri n'umukunzi we. Ariko urumva ubona ibyo byakabaye byiza. Icyo kintu wowe n'uburyo gitaha uremeranya nacyo iyo arimo kuyimanura inkisi. Saint Valentin yabitwiye ku bundi. Ariko mana yanjye agosha Vitensi zizarikora. Buriya no kuvuga ngo urabona ubu ngewe ngiye no kwihagararaho abakobwa bazagomba no kunsaba bakananywa. Kuvuga urabona abagabo barabuze. N'abasigaye ntabwo bashaka gushaka ko bafite ubushobozi. Abashaka gushaka ntabwo ari mido nyine badafite ubushobozi. Bagomba kunywa. Bazagukwa. Ariko ndebera we. Baze banansa. Bazakuzanira ikidomora n'inka. Urabona se nari bogare. Aba diaspora babuze abagore babuze abagabo nibo bazagukwa. Hagira umudesipora sinyogoza ntegera njyane muri Amerika. Wajyayo se? Najyayo ntegeye. Wemerewe kujya ku kibuga cy'indege ukagenda? Nagenda. Kandi baragufunze nta miziro ufite se? Oya kugenda ntacyo bihurira kuko naraje ba passport. Ntaho bihurira n'ibyo ngibyo. Passport urayifite? Wemerewe kuba wasohoka igihugu? Okay. Nemerewe no kujya muri business nkacuruza. Ngubu binemeye nejo bo nacuruza spare parts z'imodoka cyangwa z'imodoka. Niko kazi bumva bakora konyine. Buriya nibyo bintu biryoha. Ubu n'ubwo nakunda gakenkayori ariko zabaye nyinshi. None spare parts nizo zitari nyinshi. Hoya no kuvuga ngo buri mwaka mu Rwanda haza imodoka nshya. Nuvuga ngo tujya muri bya biri by'imodoka nshya rero akabari by'urangura. Uba wumva ufite ubushobozi bwawe ari nk'iyo modoka watunga? Imodoka natunga? Iyo ukunda ukavuga uti imodoka kabisa ku rwego rwanjye aka kanya umunsi cyangwa kwera karizo ziri hanze. Fode nkunda ibintu by'abanyamerika. Cyangwa igura Chevrolet nkanyena nagamitse. Kagura nk'agashevro kabisa kagigenda umeze neza. Wegetseho ibondo kuri vora. Cyane. Bava ngo ndi umubosi. Ariko bizaza. Ariko zikubyibuha ukunda kubyibuha ari byiza. Nabyo ni nabibi. Uzi ko ngubu mfite kubera nk'umuntu ngo ndashonje. Ntabyemera. Kandi abona iyonda. Yakambwa ngo wakaraka ngo mbona uhaze. Iti kandi uhaze. Ukumva biragucana. Ariko naho nari ngeze ahantu. Ariko uzi ko arigeze none nzaza nambaye agashati nakubisamo agakweto keza. Nakubisamo akambwa ibyo bintu warabimbeshye. Yarigeze ayibona nyine n'ubu tugiye kujya muri Kongo se. Nako tugiye kugigoma. Nakujyana igoma baza cyamba zizakurasa. Oya ntago bandasa no kuvuga rega no ngo bino bintu ngewe ejo bunini narindi mu muhanda. Muri n'umupolisi ubona bo mu muhanda. Abarambwiye ngo bite Nyamabo. Ndavuga ati ni byiza. Ticati turi mu bantu banduhura sha. Tinuvuga ngo timacaka hose wagiye. Twe tuzaba tugiye muri entertainment nta. Yes, nyine umukuru umupolisi yambwiye timacaka hose wagiye gukorera kugira ngo unduhure mu mutwe timundi bivuga ngo baguhetse nabi. Cyangwa nako byiza bakunanura. Numva nabo baradukurikirana. Ari abasirikare baradukurikirana. No hejuru muri president nabo baradukurikirana. Uko bino biganiro biri mu bintu bibafasha kuko bahita bavuga ati reka tube twirebera bari abantu twahuye n'akazi kenshi uyu munsi. No kuvuga ngo n'abarabo muri Kongo baradukurikirana. Bari abasirikare baye mu venituruho. Numva none tunajyayo ubwo none uzabureba. Cyo ntabwo abonye ko umukobwa yaramfashe ku ngufu ntabwo twahuriye ntabwo abonye ko umukobwa yaje akangundi. Venituruho ni inshuti zawe. Kuba nta kuvuga ngo baradukurikirana none se niba umuntu muri Amerika mpamagara akambura ati turabafana ba umuntu muri Qatar umuntu mu Burayi. Kuki umuntu nawe kurya atandeba. Sawa mugani. Abagande bo nuvuga ngo mfite ibyo nanditse. Uzi ikigande se? Oya simanyi Ruganda. Simanyi Ruganda. Teori. Ariko kuba nawe ngo kuba nabwira umukobwa ngo jyagaramana ntabwo byananiye. Ngo jyagarama. Ariko
Anyway, mbere yuko dusoza n'icyo wabwira abantu bagukunda ndetse bagukurikira umunsi ku munsi by'umwihariko kuri Wisdom TV Rwanda. Yes, bafana mu nkunda kandi mu nkurikirana ikintu cya mbere ngemba mbisabira kugira ngo bajye hora bantumira kugira ngo bantumire nuko mwabirebye. Yego, babikunze. Mwabikunze mutabikunze ntago bazi. Ubwo ni iki ntago tubasaba ibintu birebire. Tugiye tubabwira ngo muduhe inka ngo mutugurire imodoka. Ni swab na shena na comment. Ubundi ibintu bikagenda neza. Kandi uvuga ngo nanjye ntacyo mbashinja. Bana mufite amacana ntacyo mbashinja kuko niba mbakore mukanyishyura neza nibyo bituma ngera kuri iryo terambere. Erego uri n'umwana mwiza nta mutima mubi wigirira kabisa. Yes, nuvuga ngo abafana baragukunda arabo mukorana nabo kandi bakagukunda. Yes. Nukorogo nakagaruka nuvuga ngo mukaye tujye kora kandi kanoneho ndimo gufata amasedowani. Nyamabo. Mbere yuko dusoza reka ngushimire mbonereho n'umwanya wo gushimira abakunzi ba Wisdom TV Rwanda. By'umwihariko bamaze kuba abanyamuryango bacu. Baradukurikirana umunsi ku munsi bagashyigikira ibikorwa byacu bakaduha ibitekerezo. Reka tugushimire Nyamabondo wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha. Wakoze cyane. Twabaye one family.